turagushima mwami kuko Imana ishobora byose, turagushima kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kuba imbere y'amaso yawe, uhabwe icyubahiro data, izina ryawe rirakomeye, nijwe tugiye kuvuga byatuzuye ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, ariko kubw'urukundo rwawe rwinshi waduhinduranye bazima na Kristo, turabigushimira data. Uhabwe icyubahiro, abari hano bose bagire neza kugira ngo bumve kugirirwa neza, bumve ineza yawe, bumve umurimo wawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Turashima Imana dushoboje kuba hano, niyo kwizerwa. Ndashima Imana kubwa Naftali, Evangeliste Naftali, katumukomere amashyi. Ndashima Imana kandi ku buryo duhuye n'abavandimwe b'umutuku, Imana bamugisha abavandimwe dukora umurimo. Hari ibyo Naftali yavuze mba muri gori, ariko hari ibyo yavuze ngo nifate ibyemezo njye n'Imana bari ntabwo twemeze, ngeze umugaragu w'Imana w'imvura mu mbaho, ndoroheje cyane. Uwo dushima cyo data Yesu Kristo wampaye ubugingo. Haleluya. Ukomeye ni Yesu, uwo kuvuga ni Kristo. Kuba turi hano, haleluya, kuba turi hano ni Yesu, ni Kristo waduhaye ubuzima dufite uyu munsi, ndetse n'ubuzima tuzabanaho nawe iteka tumaze kumuha. Haleluya, haleluya. Tujye mu ijambo ry'Imana tudatinze, dusome ijambo ry'Imana. Tujye mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 5, ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Haleluya, haleluya. Ndasubiramo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe, haleluya, kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Haleluya, haleluya. Ngiye kuvuga mu minota mike bampaye, ngiye kuvuga ku rukundo rwa Kristo yadukunze. Haleluya. Ndavuga ku rukundo rwa Kristo yadukunze, tutari dukunditse, tutari tubikwiye. Haleluya. Twari abanyabyaha, kuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye twese duhinduka abanyabyaha. Haleluya. Kutumvira Imana kwa Adamu kwatumye duhinduka abanyabyaha, kabone n'ubwo utari gusa. Kuba waravutse gusa, ubundi ku murongo wa 10 havuga ngo ubwo twumvwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Twari abanzi b'Imana. Haleluya. Hari igihe umuntu ahagarara hano agashima, akavuga ngo ashima Imana yuko ngo atigeze asayisha. Asayisha ni ukuvuga ngo atigeze ajya mu byaha, ngo asinde, asambane, yibe n'ibindi bisa nk'ibyo, maze akumva ari umukiranutsi cyane, agatera na za haleluya nyinshi. Haleluya. Ibyo ngibyo uba wibeshya, ntabwo ari ukuri.
iyo Kristo ataza badupfire ku musaraba ntabwo byajyaga kudukuraho icyaha kabone n'ubwo twari kuba tutasayishije mw'ibyo navugaga kabone n'ubwo tutari gukora ibyo ngibyo twari kuba turi abanyabyaha kubw'icyaha cyatumye duhinduka abanzi b'Imana. Haleluya. Ariko turashima Yesu, turashima Kristo watugiriye ubuntu bitavuye ku mirimo yacu, bitavuye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kubw'urukundo rwa Kristo rutanga yadukunze byatumye duhinduka abana b'Imana. Haleluya. Komera Imana amashyi niba yo ntacyo bitwaye, nta n'ikindi wakomera amashyi, nta n'ikindi cyo gushima uretse gushima ko wahindutse umwana w'Imana nta ruhare ubigizemo. Haleluya. Haleluya. Abizera, uwizeye Yesu Kristo akizera umurimo wo ku musaraba, uwo nguwo yahindutse umwana w'Imana, uwo nguwo ni umwana w'Imana. Haleluya. Bibiliya irabivuga, Bibiliya n'ibihamya, ntabwo ari amagambo yanjye mubona uhagaze hano. Haleluya. Niba warizeye Kristo ku musaraba ukizera umurimo yakoze, wahindutse umwana w'Imana. Haleluya. uri umwana w'Imana. Hari igihe dufata igihe kinini dusenga, ariko tukaba dusenga mu buryo budakwiye. Haleluya. Haleluya. Aho gufata umwanya munini usenga ibidakwiye, ahubwo wasoma ijambo ry'Imana ukumva icyo ijambo ry'Imana ryavuze, hanyuma ukabona gusenga. Haleluya. Abenshi iyo duhagaze hano abavugabutumwa dukunda kubwira abantu ngo musenge, kandi koko nibyo gusenga ni ngombwa ku mukristo. Gusenga ni ubuzima bw'umwana w'Imana. Haleluya. Bigitangaza ku Yesu, Imana guhinduka umuntu biratangaje. Haleluya. Rero turabana b'Imana kubwo kwizera. Muvandimwe mwongere mufashe usome Yohana ibice 3 umurongo rero ku murongo wa 14, ibice 3 umurongo wa 14 mu izina rya Yesu. Ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Niko Kristo azamanikwa kugira ngo umwizera wese abone kugira ngo uzizera Kristo abone guhabwa ubugingo buhoraho. Uko abone. Haleluya. Ikinyarwanda cyavuga ngo abone uzizera Kristo babambwe ku musaraba, abone guhabwa ubugingo buhoraho iteka. Haleluya. Komeza. 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, haleluya, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wahagarariye urakomeza usome hepfo yaho gatoya. Haleluya. Haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umukoro dufite, akazi dufite, ni ukwizera Kristo. Haleluya. Ni ukwizera Kristo mbere y'ibindi byose.
n'ukwizera Yesu kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Komeza ku 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ngo iteka. Haleluya. Imana ntabwo yigeze ituma Yesu ngo aze kuguciraho iteka. Haleluya. Ntabwo Yesu yaje kuguciraho iteka. Ntabwo Yesu yaje kumucamanza ubuzima bwawe. No. Icyo ni ikinyoma ndabibabwiye. Haleluya. Icyo ni ngiyo n'Bibiliya. Haleluya. Imana ishobora kukubabarira namwe kubisoma. Ahubwo nabikoreye kugira ngo abari mu isi bashyizwemo. Impamvu yabikoze ni ukugira ngo abari mu isi, twebwe turi mu isi, twebwe turi hano, dukizwe na Kristo, tudakijijwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Nta kindi kintu gikiza umuntu ntibazakubeshye atari Kristo n'amaraso ye. 18 umwizera ntacirwa n'iteka. Umwizera Kristo ntateka acirwa, nta rubanza rumuriho. Umuntu wese wizera Kristo nushake umeze gute. Haleluya. Haleluya. Niba warizera Kristo ntateka ucirwa. Utaramwizera amaze kwicirwa uwo ari muri Gehinomu kuko atizeye izina ry'Umwami w'Imana w'igihe. Kuko atizeye Kristo, kuko atizeye Yesu Imana igomuje. Haleluya. Imana ishimwe. Umwami ni mwiza. Umwami ni mwiza. Haleluya. Turashima Imana. Turashima Yesu. Iyo ataba Yesu tuba twarapfuye, tuba turiwe. Haleluya. Rero urwo ni urukundo rwa Kristo yadukunze. Urwo ni urukundo tutagira akagero, tutabona uko turuvuga. Tuzaruririmba imyaka n'imyaka, ntabwo dushobora kuruheza. Tuzaruvuga ariko ntabwo twabona urukundo rutagira akagero, rutangaje. Haleluya. Rero igihe cyose uzarebera urukundo rwa Yesu mu bintu bifatika, mu buzima busanzwe bumeze akazi, amafaranga n'ibindi, ntabwo uzigera wumva unamenya urukundo rwa Kristo. Ntabwo dupfana n'Imana ubu buzima busanzwe. Ntabwo dupfana n'Imana ubu buzima busanzwe, bube bwiza cyangwa bube bubi, ubukene cyangwa ubukize. Haleluya. Ntabwo ari cyo dupfana n'Imana. Icyo dupfana n'Imana ni uko Imana ari data, ni uko Imana yakubyaye. Haleluya. Niko kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa mbere ni akaga. Kuvuka ni akaga. Kuba waravutse barakubyaye ni akaga. Utaravuka ubwa kabiri ni akaga. Haleluya. Ariko umuntu wavutse ubwa kabiri, uwo nguwo ni ufite ubuzima, kuko ni usabana na Kristo, ubuzima bw'iteka ryose. Ubu buzima turiho ni ubw'igihe gitoya. Tukabutindeho, tugatinzwe n'iby'ubu buzima, kandi nibwo budutwaye umwanya, nibwo dutita, ariko ni ubw'igihe gito. Abakristo turatangaje.